uyu muhanda watubereye mwiza kubera ko watuzaniye iterambere. Uyu muhanda wa kaburimbo Nyanza Bugesera Kigali, abaturage bavuga ko ukimara kuzura woroheje urujya n'uruza n'ikiguzi cy'urugendo bakoreshaga kiragabanyuka. Twagendaga tunyuze Muhanga na dusigaye tunyura Bugesera. Tujya i Kigali twacaga muri Nyabugogo, ariko ubu dusigaye njya gusura abana banjye batuye i Gahanga ngaca muri uyu muhanda wo hepfo. Ariko kandi bagaragaza ko mu ikorwa ryawo ubwo haturitswaga intambi z'amabuye yawubakishijwe n'imashini zawutsindagiraga hari inzu byagizeho ingaruka ziriyasa ku buryo bahora bikanga ko zibagwira. Intambi mbese bakurundura muhanda wa kaburimbo, mu bigaragara yarasadutse ku buryo umuntu ahagarara imbere akareba n'inyuma. Bigeza ku bayobozi b'akagari, bigeza ku bayobozi bose, ndangije baraza nyine barandebera baransurira, biba ngombwa yuko bambarira. Ikibazo rero nahuye nacyo guhera mu kwezi kwa kabiri, narategereje ayo mafaranga narayabuze ngo bansanire. Urabona ko inzu igiye kuzansenyukana. Urabona ngiye aho ntuye impande yaho barasaga, urabyumva n'imodoka ziri gutambuka ruguru ahangaha kuri kaburimbi. Inzu yanjye yagiraga gute, yagendaga yangirika kubera trambroma. Muraza kubibona amabuye aho yagiye akubita hejuru ku mabati agatobora, ndagenda mpabereka. Ariko urugero nk'ahangaha urabona ko inzu yahereye hejuru hariya irasaduka ihera muri ku mabati iramanuka kuri fondasiyo. Urabona sa nkaho mbaye muri ino nzu, ariko nzi ko isaha n'isaha ishobora kutugwaho n'abana. Bibona ndakwereka n'inyuma naho kuntu hameze, irenda kungwaho rwose pe, kuko ahantu hose yaraturaguritse irenda kungwaho. Ntabwo dusinzira njya kuryama hamwe n'abana nkatekereza ahantu ko imvura iri buhasature nyine. Buri munsi duhora mbese ku murenge buri munsi tuba duhari. Duhora ku murenge bakatubwira ngo dukomeze nyine dutegereze twihanganye, twabuze igisubizo mbese muri make. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza w'agateganyo Kajyambere Patrick we avuga ko iki kibazo bakimenye nk'abayobozi ndetse itsinda ribishinzwe ryatangiye no gusuzuma imiterere yacyo. Turakizi ko barabasuye, turabizi ko barabasuye, bigaragara ko bashinzeho ni kandi company ikora umuhanda birabatanye. Uyu muhanda wa kaburimbo Nyanza Bugesera Kigali ureshya na kilometero 66 n'igice watangiye kubakwa muri 2019 urangira kubakwa mu 2024. Ubuyobozi bw'akarere bugaragaza ko abasaga 122 bamaze kwishyurwa ku bikorwa byabo byangijwe, mu gihe 38 aribo batarishyurwa kugeza ubu. 86 bo ngo ntibarashobora kubona ibyangombwa ngo bishyurwe, ariho bahera bakomeza gusaba ko inzego zose bireba zabafasha bakishyurwa nabo kuko inzu zabo zenda kubagwaho. Twarategereje twarahebye, niba bazatwishyura niba batazatwishyura ntabwo tubizi. Ariko icyo twakwisabira n'ubuyobozi bwacu bw'akarere butuvugire, turebe uburyo rwiyemeza mirimo yatwishyura. Mu karere ka Nyanza nari Rukundo Emmanuel, Isango Star.